Okay. uri live muri akanya kuri City Radio 88 ibice bitatu. Okay, murakoze cyane. City Radio urayizi? Ya, City Radio ndayizi cyane, inshuti ya bose. Ya. Ya. Amazina ninde utuyagana he kugira ngo abantu bari kutwumva right now bamenye more about you? Amazina yanjye nitwa Mudaheranwa Babo. Nkaba ntuye mu ntara yitwa Eastern Cape here hano South Africa. Okay. Yeah. Babu, umaze igihe kingana gutanga muri South Africa, Eastern Cape? Eastern Cape nyimazemo imyaka 7, urumva ko ndi umuturage ndumwe n'igihugu wanga. Nyimazemo imyaka 7. Wamaze no kubona ibyangombwa byaho ibyangombwa ntabwo yabyoroshye kubibona iyo rumwe mukira. Yabigoranye cyane. Okay. Usije ko tuba dufite ibindi byangombwa dukoresha bisanzwe bitwemerera gukora gahunda zacu zisanzwe. Okay. Kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka turi kubona umwuka utari mwiza aho ngaho hagati y'abene igihugu ndetse n'abimukira batuye muri icyo gihugu. Bihagaze gute muri aka kanya kubera ko twabonye abaturage baho babaha itariki 30 yuko muzamwasose mu gihugu cyabo. Situation ihagaze gute right now aho ngaho muri South Africa? Dukurikije umwuka uri hano, umwuka ni mubi cyane, ni ibintu mbese biteye ubwoba. Mbese abantu abimukira imitima ntabwo ituje kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu barimo baricwa, abantu barimo barapfa, ni twavuga ni nk'inyamaswa ukuntu abantu barimo baricwa ngaha. Rero ugasanga situation ntabwo imeze neza. Ariko usibye ko guverinoma yanga yabashije kwizeza abaturage yuko izabarinda urugomo rw'abaturage batuye ahangaha. Nabonye yabashije kudeployinga abasirikare, yadeployinze hamwe n'abapolisi benshi cyane, n'indege zirimo zirakora patrol, indege za polisi ziri gukora patrol mu kirere. Karenda nabonye video bohereza abasirikare benshi mu mihanda. Yego abo bantu baba deployinze mu mihanda hirya no hino mu gihugu, ese bari tayari guhangana n'urugomo rw'abene gihugu bahangaha. Umunyarwanda uri kutwumva muri akanya ashobora guhita yibaza tese ibi bya xenophobia biri kuba mu gihugu cyose, ni muri South Africa yose cyane, ni muri imijyi ikomeye cyane nka Cape Town, Johannesburg? Mu buryo bugaragara kino kintu kirimo kirakorwa hanga, ni ikintu cyateguwe imyaka myinshi, ni ikintu kizweho imyaka myinshi cyane. Ni ukuvuga yuko igihugu cyose gifite iki kibazo mbese ivangura ni igihugu cyose, nta hantu wavuga ngo urahungiye ngo nta vangura xenophobia ihari. Mbese urebye ni igihugu cyose, byose birimo biraba byose. Abene igihugu muri South Africa bavuga yuko mwabatwariye imirimo mwebwe bamimukira mwagiye iyo ngiyo. Ese nibyo koko imirimo yose y'abanya South Africa mwarayitwaye muyihundagazaho n'amafaranga yose? Ukurikije imitekerereze yabo, bafite imitekerereze iciriritse cyane. Icyambere ni abantu badafite courage yo gukora. Icyo kintu barakidushinja, ariko twebwe nk'ukuntu bo babivuga ntabwo ari byo, kubera ko abimukira hano baraza bagakreatinga utuzi twabo, noneho bamara gukreatinga bitewe n'urwango rw'ababene igihugu banga badufitiye hamwe n'amashyari, bakabona abimukira batera imbere mu gihe gitoya bitewe n'ukuntu bakorana courage. Iyo bakoranye courage nk'uko noneho umwene igihugu ahangaha iyo abonye umwimukira ateye imbere akamurusha ubuzima bwiza, bituma amugirira ishyari, none bigatuma amukorera urugomo nk'uko baramukorera kugeza isaha. Ni iki gituma abanya South Africa bagira ubunebwe badashaka gukora ngo bafatanye n'abandi? Icyambere ni abantu bakunda cyane ibisindisha cyane, bakunda kunywa inzoga cyane, bagakunda ibiyobyabwenge, mbese bakunda ubuzima bworoshye cyane. Nibo bantu ba mbere nabonye muri Afurika bakunda ubuzima bworoshye cyane. Mu buryo umuntu ushobora kumuha akazi agakora akazi kuva ku wa mbere akageza ku wa gatanu, ku wa mbere w'ikindi cyumweru ntabwo azaza ku kazi bitewe n'uko azaba yasinze cyane adafite ingufu zo kujya kuri ka kazi. Rero ugasanga n'izi kampani nini zirokrita abimukira kubera ko abimukira bakora bitanga uburyo bugaragarira, bagatanga umusaruro mwiza, za kampani zigatera imbere. Rero ugasanga ni ibintu bitandukanye cyane hagati y'umu South Africa n'umwimukira.
ni izihe ngaruka ziri buze kuba ku banya South Africa abimukira bose nibasohoka muri icyo gihugu kubera ko icyumvikana nuko ari mwebwe mufatiye runini cyane imwe mu miryango y'abanya South Africa hariya muri kiriya gihugu cyane tugiye ku ruhande rw'ubukode bw'amazu ba nyiri mazu ahangaha South Africa benshi bubaka amazu bafashe inguzanyo za banki baraza kuza kubura abakiriya bakoreshaga muri za nzu zabo aho ni ku ruhande rw'amazu none tugiye mu ruhande rwa business abenshi mu bagore kubera ko abagore muri iki gihugu nibo bakunda gukora cyane benshi mu bagore baraza kubura akazi baraza kwicara iwabo kubera yuko abakire babo benshi bamaze gusubira iwabo tuzi twarafunze hamwe n'inganda zikora imyenda nyinshi zarafunze rero ukurikije ikigereranyo cy'ubushomeri cyarazamutse cyavuye kuri 30 ubu kigeze kuri 40% kuva batangiriye gahunda yabo reti y'ubushomeri iri hejuru ni kuri 40%. Imagine Perezida Ramaphosa abivuga wiki kubera ko ntabwo turamubona mu itangazamakuru na rimwe arwanya bariya barwanya abimukira mu gihugu abivugaho iki bingibi yabona abaturage be bari gukubita abantu bari kwica abantu mu buryo bubi bakabatwarira imitungo avuga iki ukurikije Ramaphosa wakubivuze mu by'ukuri ntabwo ari kwigaragariza itangazamakuru ariko ukurikije bino bikorwa biri gukorwa n'abaturage ubona ko leta ibashyigikiye leta ishyigikiye ino gahunda niyo mpamvu uri kubona perezida w'igihugu nta kintu arimo aravuga kubera ko nta muntu w'umuturage ushobora kubona ububasha bwo kwirukana abandi baturage mu gihugu nk'ukuntu barimo barabikora bashyigikiwe na polisi n'abandi bantu mu ntangiriro z'izinophobia. So bivuze ko n'abasirikare bari kohereza mu mihanda muri aka kanya arabikinamico nago twari twabizera neza yuko bazakora akazi nyirizina nk'uko babivuze turaza kuza gutegereza iyi tariki 30 kubera ko bavuze ko ariyo finale turaza kureba imikorere yabo ariko dukurikije mu buryo bushize mu bihe byagiye bihita polisi yarashyigikiraga mu buryo bano bantu bakoreraga urugomo bazaga bakica abantu bari kumwe na polisi reba nyagira ikikora cyangwa ifasha wa muntu urimo rahohoterwa rero ugasanga polisi irimo leta ibiri inyuma muri iyi gahunda yose iri kubanga wowe aho ngaho muri ako gace urimo umutekano umeze gute nkurikije muri aka gace mperereyemo ahangaha dusa nkaho dufite umutekano ariko ntabwo twawizera 100% bitewe nuko unyura mu muhanda wahura n'umwenegihugu w'ahangaha akakubwira uzasubira iwanyu ryari uhura n'umuntu ari we wese rero wakwerekerewe uzasubira iwanyu ryari rero ugasanga basa nkaho bakubika mu iterabwoba mu mutima wawe ukumva yuko nta bwisanzu ufite mu gihugu cyabo. So bivuze ko mumaze iminsi mutari kujya mu kazi mwirirwa mu nzu birumvikana ubu ngubu akazi karahagaze abantu twirirwa mu mazu nta kindi twakora bitewe n'uru rugomo rwabo. Situation nikomeza kuba mbi ejo muraza kwitwara gute murabigenza gute ni iki kiri buze gukurikiraho? Situation nikomeza kuba mbi birumvikana no gufata indege no gusubira iwacu nta kundi. Aho muri iyo side hari abanyarwanda benshi batuye muri ako gace urimo? Muri aka gace nta banyarwanda benshi batuye. Okay. Babu urakoze cyane ku mwanya wawe Imana ikomeze ibarinde. Okay, murakoze kandi cyane namwe. Bizagende neza kubera Imana. Okay, murakoze kandi cyane. Sawa. Yes, so that's the situation iri muri South Africa. Urumva yuko bitoroshye. Niba ufite abavandimwe please gerageza ubakore kugira ngo umenye amakuru uburyo bihagaze muri Kenya. Nitwa Buwiz MVP. Assalamu alaikum Rwanda. Turavuga mukatwumva 88.3 City Radio FM inshuti ya bose.